ekipe ya Rayon Sport rero harimo makuru menshi harimo igaruka rya Yabonga yari ryazamuye morale mu bafana ndetse n'abakinnyi mu by'ukuri ubona ko biri kuzamura morale y'abakinnyi. Twari twabonye debut y'umukinnyi wo hagati mu kibuga. Rayon Sport yari ikennye mu mediateur nomero 6 desha twe twamaze kubona debut i Rubavu kuri match ya Rutsiro mu gikombe cy'amahoro. Suleiman Dafe twe twiteze kumubona muri championnat. Urwego rwe rumva byari un peu de soulagement. Rayon Sport imvune z'abakinnyi bayo beza zarakize, Keva ameze neza arakize. Urumva ko ibintu byose byaganishaga ku makuru meza. Kuranga rw'ikipe ya Rayon Sport. Kuranga rw'ikipe ya Rayon Sport morale yari hejuru, navuga ko n'ubundi bantisipaga kugira match nziza. Hanyuma Rigan ni match warayogeje ndetse abanyarwanda barayiryohewe cyane barayikurikiye kuri Radio Rwanda. Urebye muri line-up y'ikipe ya Rayon Sport, Kadime Ndia yari yabanzije mu izamu, Mbalenga kuri kabiri, Bugingo Hakim kuri gatatu, Youssou Diagne yari yabanzanyije na Saimana Aimable. Hanyuma Suleiman Dafari hagati mu kibuga, Muhire Kevin Ayishimwe Fiston, Nganya arimo arataka, Adama Bagaye ku ruhande rumwe, Azizi Basane kuranya urundi ruhande. Navuga ko harimo nk'impinduka nk'eshatu zari zabaye. Harimo kugaruka kwa Saimane Aimable muri axe akicara Omar Nying. Harimo kwinjira mu kibuga nyine kwa Suleiman Dafe waguzwe. Richard bivuze ko Richard atabonetse, Richard barafite suspension. Yego akaba na Ishimwe Fiston wabanje mu kibuga. Kuki izo mpinduka muri line-up? Impinduka ya mbere ya Aimable iraturuka kuri uyu musore mu defenseur Omar Nying. Omar Nying murabizi ko yagize ikibazo cyo gukomereka iri gufwa ryo mu gahanga mu gihe cyashize, noneho niryo bita crane mu gifaransa. Igihe rero yakiraga kubera ko bisa naho bifashe ku mutwe, yasigaranye akantu kihungabana ku buryo bigaragara yuko atagikunda kwiyangaja cyane surtout ku mipira mu kirere. Ibyo byarabaye kuri match Rayon Sport yanganyaga na Musanze ibitego 2-2. Byagiye bigaragara ko ibitego Rayon Sport ngo yatsinzwe muri analyse video ntabwo yasimbukaga. Ibitego 2 Musanze yatsinze cyarimo ikintu cy'ikikango. Urumva nk'umuntu wagonganye n'umuntu mu kirere akagira ikibazo cyo gukomereka bikomeye, kugera ubwo nyine ahavu akabagwa ntabwo byari kumworohera nyine guhitakira. Ni ikintu rero kiri psychologique cyane, icyemezo cy'umutoza gituruka kuri analyse video. Bakoze analyse video basanga harimo icyo kibazo, ariko nanone sukumuhanira icyo harimo no kuba bakeneye kugira umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo bibahe amahirwe kugira abakinnyi benshi b'abanyamahanga imbere. Kuko urumva Aimable ntago ari urwego rubi kuko atagukenera muri defense kugira ngo wihe amahirwe kugira extra player cyangwa umukinnyi yiyongeraho mu bakina imbere. Umukinnyi w'imbere wanahisaba Dafe kubera ko Kanamugire Roger niba adahari, Safe akaba atari kuri level, abo bakinnyi babiri no bari kugukina na gatandatu. Richard yabaye suspended kubera amakarita, byumvikanaga ko agomba gushyira muri mukinnyi w'umunyamahanga. Niwe wuwo rero kuko wibuke ko hari amaze kubonekamo Kadime Ndiaye mu izamu, ufitemo Youssou Diagne babaye babiri, urabizi ko Nganya atavamo ni batatu, urabizi ko utakuramo Bagayoko ni bane, urabizi ko ufite umuwinga nka Basane batanu. Therefore ugomba kugira mu defenseur central umwe w'umunyarwanda kugira ngo nimero 6 wawaze kuba ari mukinnyi w'umunyamahanga. Dafe rero ndashaka kuvuga ko Rayon Sport yabonye umediateri mwiza. Abareyo muri bagirwa Majaliwa muraza kwishimira service z'uyu musore nkurikije match yagize. Dafe ni babakinnyi icyambere barebare muremure kuri taye rwose, afite taye ihagije mu mediateri. Impamvu dukunze gutinda kundeshyo ku bakinnyi bakina kuri gatandatu nuko akenshi zone ye iberamo icyo bita bato, n'uguhangana bahangana imipira yo hasi niyo mu kirere. So icyo rero agifite neza. Suleiman Dafe no mukinnyi ukuze imyaka 25 nta nubwo arayuzuza neza, atari 20 aracyari mujungu, aracyari mu myaka yo gukina. Noneho wareba umubiri we n'umukinnyi muremure cyane ufite metero imwe na santimetero 86 gutyo. Ubundi areshya na Cristiano Ronaldo, kuri ya Cristiano areshya niko areshya. Akagira umubiri utari munini cyane, bya bindi abantu bagira amakwisi manini cyane. Afite umubiri ukomeye ariko utari munini cyane, ntago afite muscles nini cyane. Ikiza rero navuga karite nabonye kuri we ni nk'eshatu.
iya mbere kuruta izindi Rayon Sport ifite umukinnyi ushobora gukinisha abakinnyi bakinira imbere ye. Yego. Ndaguha urugero rufatika. Abantu nibaza kureba igitego cya mbere cya Rayon Sport batinda cyane kuri pass ya Muhire Keve, through pass, assist ya Muhire Keve ya 11, pass idasanzwe, pass yacishije mu defenseur kabisa nziza cyane, isanga Fonganye ahita n'abahindukira neza barayishyira mu izamu. Ariko burya muri build up yiriya baro umupira wa mbere wagiye ku mukinnyi witwa Adama Bagayoko wari warekuwe na Dafe. Dafe yafunze baro ayirekipeye hagati ahita yisunika ayitanga neza, ubwo barakombina harimo uyu musore Fiston, harimo Adama Bagayoko yayihaye Fiston. Adama donc Dafe yayihaye Adama yiha Fiston, Fiston yiha Keve atanga assist kuri Fonganye. Nta mukinnyi wa Kiyovu ukozeho, urumva ni sequence ya assist Dafe niwe wayitangije. Icyo rero tuvuga cyo gutangira cyiza ni icyo cyo gukura umupira muri zone yawe nk'umurekiperateri uyishyira muri zone iri offensive. Yego. Ibyo byitwa iki? Nureba passe ye yagiye metero zitari munsi hagati ya 7 n'10, babyita mu gifaransa gukasa ligne, no kuvuga ngo ubukuyeho umurongo w'abamediateri ba Kiyovu barukayishyira hagati ya defense ndetse na mediane ya Kiyovu Sport. Aho niho hari hahagaze abakinnyi ba Rayon Sport. No kuvuga ngo abamediateri ba Kiyovu basanze uyu mukinnyi agifata umupira Dafe ahita utanga ubisikana nabo ujya hagati ya defense na mediane ya Kiyovu, ari abakinnyi bari aho rero niho bakoreye amakombinezo kugeza baro bayohereje igera kuri rutayizamu. Navuga ko ikijyanye na pass naragikunze. Igitego cya kabiri